Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, bikomeze Imana namwe mwese bakunze umusaraba, abo dukunda kubana cyane kuri televiziyo y'urukundo, amukunda Evangeliste Amododie, ni abantu dukunda kubana iteka ryose, abaherereye mu mpera zose z'isi zitandukanye, ndabasuhuje cyane nkomeje kwifuza cyane umwaka mushya muhira 2023, Uwiteka azabana nawe muri uwo mwaka, azaba ari umwaka w'ibyishimo mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, kandi muzifuza cyane kubona Imana kurusha ibindi byose, byo mwashaka byose kubona bitari mu bushake bw'Imana byose ntabwo bizigera biba byiza, ariko nimushaka kubona Imana muzayibona, kuko nimuguma muri yo n'ubundi izaguma muri mwebwe. Amen. Dushimana cyane ikomeye cyane gutwemera ko dushika muri uyu mwanya w'ijambo ryayo, niho tumenye neza ikimana dukeneye, ikimana dushaka muri rusange, kuko ijambo ry'Imana tuvuga cyane ngo ikunda abayikunda, ariko abayishakana umwete bose bagomba kuyibona. Imana nishimwe cyane kuko ari Imana y'inyempuhwe, ni Imana y'inyembabazi, kandi ibiri hafi kugira ngo igire buri muntu wese neza uyikeneye muri rusange. Rero turashimye cyane ko twongeye kujya cyane muri uyu mwanya, waba utari wakora subscribe, wareba cyane ukuntu wayikora, kandi arakora akantu k'umukara, hari amagambo aba hari telefone amusanga harimo umutuku, abandi aba ari umukara, so ngo kandi ukora akantu kugira ngo ukore subscribe, cyane kuba twabana iteka ryose umunsi ku wundi. Rero ngo cyane ijambo ry'Imana bari ikiganiro kigiye kurica n'uburyo uhita ukibona cyane, turutegereza ngo ndaza guhita ngigusendinga muri message isanzwe, ahubwo ni muri ubwo buryo kugira ngo ibyo bifasha cyane ko bukeye nuko bwije. Imana y'amahoro cyane ko ukomeze guha umugisha, nawe wamaze kuyikora jya ukomeza gukora n'amasheya, ukomeze ubihereza n'abandi, bigefasha abandi bibwiriza, ko nabiza abantu benshi ntago bapfa guhita babibona uko babishaka, ariko icyambere cyo ijambo ry'Imana tubwira cyane ngo nimutagwa isari ngo muzasarura. Icyambere cyo nuko wakomeza cyane gukora uwo murimo, nawe uri muri cyane mu bivuga butumwa, nta yindi nkunga tubakenewe cyane, uko mujye mukuriyo subscribe, niyo share na like, rwose mujye mwumva n'amagambo ajya akomeza cyane kubahindura kurusha ibindi byose. Mureke dusenge Imana maze dukomeze no kumva ijambo Uwiteka tugeneye uyu munsi wa none. Uri Imana nziza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, tegeka bigakomera. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye bw'urukundo rwawe n'umugambi wawe mwiza ukomeje kudushyiraho iteka ryose uko bukeye nuko bwije. Imana ishimwe cyane ikomeje kuba natwe kuri uyu munsi wa none ku itariki ya none. Turagushimiye cyane ukomeje ubwabo kandi ukomeje guturwana intambara nyinshi nizo tutazi. Kristo nushimwe himbaze kuri Imana nziza. Mana tukweretse cyane rwose ijambo ryawe, Mana tugiye kumva, banza weza akanwa kagiye kurivuga, weze n'amatwi agiye kuryumva, mu izina rya Yesu. Ureke iri jambo rihindura imitima y'abantu benshi, ureke iri jambo risunikira abantu kuri wowe, mu izina rya Yesu. Dusabye imbaraga, dusabye inkomezi, dusabye ubudahangarwa bw'Imana, dusabye igitinyiro cy'Imana cyongere kiboneka hagati muri twebwe. Uduhereze ububasha, uduhereze imbaraga, udushe igitinyiro, Mwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge azaganze muri twebwe. Urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kudushyigikira, urakoze kuba muri byose. Dusabye neza nzi uko ubikoze, wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Abo tugiye kubana ubwa mbere ni Samuel Mutezimana, niyo mugiye kubana. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo, mu butumwa bwiza bwanditswe bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ubwo tugiye gusoma, turasoma ku bice 15 bitiri busomeho, nibwo tugiye gusomaho ku bice 15 rero ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesu, ubutumwa bwiza wa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ku bice 15. Turahera ku murongo wa mbere avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose ajyanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni wo wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, ajugunywa hanze nk'ishami ryumye,
maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana ryanditswe na Yohana, ni ubutumwa bwiza cyane bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ubwo yari arimo abwira abantu, isa naho ari umugani w'amashami n'umuzabibu. Muri make kuvuga ngo amashami nimba izabo, amashami ni twebwe, umuzabibu akaba ari Kristo ubwiwe, niwe giti natwe turi amashami. Muri make Imana ikimara gukora plan yo kuvuga ngo igiye kurema umuntu, turabizi neza ko Adamu wa mbere yageze gutya araza aracumura. Adamu wa mbere akimara gucumura, hahise haza Imana yahise ikora plan yo kugira ngo itegure Adamu wa kabiri uzaza gucungura ba bandi bari bamaze gucumura, kubera ko yabonaga yuko abantu ibyo bibwira ari ibiteka ryose. Bituma ikora plan ivuga ngo reka ntegure Adamu wa kabiri agenda agere kuri bariya bantu, agenda bacungure. Yesu ashimwe cyane. Tuba tugize amahirwe adasanzwe cyane kuba Yesu yaraje. Yesu yemera kuza, aba mu isi, avukira mu isi, avukira mu nda y'umugore, muri make yamaze amezi 9 nk'undi mwana wese, yemera kuza abana natwe, aba umuntu 100%, afite n'umwana 100%, kuko yasize ubwiza bwe n'icyo cyose yari afite mu ijuru, maze araza mu isi kugira ngo ari wowe nanjye tubone icyo bita agakiza kavuye ku Mana. Nicyo kintu niyo principe ubundi Yesu yari afite cyane, ni ukugira ngo twese, kugira ngo tubwira ngo cyane uko Imana akunda bari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese. Muri make ntabwo yigeze ivuga umuntu utabatandukanye ngo turashaka ngo muri resi runaka, aho yavuze ngo umuntu wese aho yaba aturuka, yaba ari umugiriki, yaba ari umuyuda, yaba ari umuntu uturuka ku mubumbe uwo ku isi wese, uwo ngo uzapfa kwizera uwo mwana, uwo ngo wese azahita umwana w'Imana. Iyo wafashe umwanzuro ukamwizera, witwa umwana w'Imana. None cyangwa ngo icyo akora abamwizeye, abo ngabo bose yahise abahereza ububasha bwo kuba bakwitwa abana b'Imana. Abo ngabo ntago babyawe n'umubiri nk'uko tubibona, ahubwo babyawe babaje ari umugambi w'Umwuka Wera. Niyo mpamvu base bafatagwa no kutabizera, uwo ngo muri make baramwemeye. Niyo mpamvu Yesu akomeye cyane avuga ngo yaje mubi abe ntibamumenye. Niyo mpamvu hari abayuda benshi yaje azi neza yuko hari abisirayeli benshi bagomba kuba bamwemera, ariko ntabwo bigeze bamwemera nk'uko bikwiriye, ntabwo bigeze bamukunda nk'uko bikwiriye, ntabwo bigeze bemera yuko yaje ari Mesiya. Na n'isaha mu bisirayeli abenshi baricaye bategereje yuko Mesiya azaza. Amena. Isabi ikibazo nundeze yuko Mesiya azaza, ariko ijambo rikatubwira ngo icyo akora. Urumva kuba yaraje abenshi bamumenye, akadavuga ngo icyo akora abamwemeye bose bakizera izina rye. Yesu abahereza icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Twitwa abana b'Imana atari ukuvuga ngo ni ibintu twahisemo, ahubwo Imana ubwayo yamaze dutorenje kera, yavuga ngo we kanaka, wowe uzabura umwana wanjye. Niyo mpamvu iteka ryose tuvukana icyo bita ishusho y'Imana, ariko uko umuntu agenda yisatira mu isi, aguma mu isi, isi ikagenda imwinjiramo cyane, umuntu agenda atakaza icyo bita umwimerere w'Imana kubera icyo bita ibyaha. Ugasanga umuntu ahise ajya mu bindi, avuye muri miso yamuzanye mu isi, akisanga nawe hari indi miso yagezemo. Amena. Ariko ijambo rigatubwira cyane ko uwo ngo wese wamwizeye uko yameze kose, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, yaba ari mugufi, yaba ari muremure, yaba ari umukene, yaba ari umukire, icy'ingenzi nuko wamwizeye. Uwamwizeye uwo ari we wese, Yesu yahise amubwira ngo uri umwana w'Imana. Amen. Nyamara ijambo aravuga ngo ntabwo nkibita abagaragu, ahubwo mubaye inshuti. Kuko umugaragu ntabwo ashobora kubitamenya icyo inshuti itekereza, ariko icyambere cyo kuba muri inshuti muzatamenya cyane ibyo ntekereza, menye n'ibyo data batekerezaho, nanjye nzajya mpereza Umwuka Wera amakuru azababwire uko bimeze. Yesu ashimwe cyane. Amena. Ntabwo nkibita abagaragu, ahubwo nsigaye mbita ko muri inshuti zanjye. Mwese muri inshuti zanjye, uko mumeze kose mwese muri inshuti zanjye. Ntabwo muri abagaragu, ahubwo mwese muri inshuti. Ariko icyo akora abamwemeye bose,
uko baba bangana kose abo ngabo wese bahize icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Erega iteka ryose ubundi iyo umuntu ari gukora icyaha runaka atekereza ngo n'abandi bose n'abantu bose icyaha baragikora. Iyo umuntu ari umusambanyi azi neza yuko n'abantu bose baba ku isi bose na bose ngo ni abasambanyi. Hoya ntabwo ariko bimeze, ahubwo menya yuko ukora icyo kintu ni wowe gusa, wowe ubwawe ku giti cyawe, n'abandi mubikorana. Ariko haracyariho ibihumbi bigera muri 7 bitari byapfukamira Bayali. Ibyo ngibyo Imana ihora ibireba, kandi Imana igahora ivuga ngo byibuze mu isi mfitemo abantu bafite icyo bita ikimenyetso cyanjye, abo ngabo barahari, bari mu isi. Amena. Ese Amagambo atubwira ngo ndi umuzabibu w'ukuri na data ni nyirawo uwuhingira. Amena. Data wa twese mwiza niwe nyirawo ujya uwuhingira. Amena. Katavuga ngo katakomeza cyane ngo tavuga ngo ishami ryose ritera imbuto, ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho. Urumva yuko twebwe turi amashami, dutegetswe kwera icyo bita imbuto isaha ku yindi. Amen. Ubundi iri jambo numve cyane amagambo cyane ndimo cyane ijambo ari ku 8 havuga ngo nimuguma muri njyewe amagambo yanjye aguma muri mwebwe, nimusabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kuguma muri Kristo icyo ni kimwe. Muri make urumva yuko ugomba kuguma muri we nawe akaba yaguma muri wowe. Kuko kuvuga ngo ndi umukristo ukavuga ngo gutya ariko bimeze, ariko Imana ikeneye kubona icyo bita imbuto zawe muri babandi bose. Kuko abantu benshi cyane babeshya yuko bari muri Kristo, ariko Kristo nawe akavuga ngo ntago muri njye. Kuko nawe ubwawe urizi niba uri muri Kristo cyangwa niba utari muri Kristo. Title yose waba ufite ntago yatuma uvuga ngo ndi muri Kristo. Kuvuga ngo ndi umushumba ntago turi byakuye kuri muri Kristo. Kuvuga ngo ndi umupastor turi byakuye kuri muri Kristo. Kuvuga ngo ndi representant, ndi minister, mu parliament, mu president, mu king, what, ntago bizigera bikugira kuba waba muri Kristo. Uzajya kuba muri Kristo muvuge ngo ngende muri Kristo ari uko ukora ibyo Kristo ashaka. Amena. Rero igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro muri wowe uve mu kintu bita ibigare. Abantu benshi cyane bagiye bagenda mu bigare bidasanzwe. Umuntu akagera avugera mu bigare ngo ngiye ngo sengera kwa kanaka, aho ngaho usengera ntago azigera kugira ikimana ishaka, ntago azigera avuga ngo nubundi ngo babaye ngo muri Kristo. Kuko icyambere cyo imirimo iranga abakristo mwese murayizi. Umukristo wese arangwa n'icyo bita imbuto z'umwuka we. Umukristo ntabwo agira icyo bita kamere muri we. Umukristo muri make ni wa muntu ubona ugaragara ufite imico nk'iya Kristo. Igihe cyose uzisanga imico yawe itandukanye n'iya Kristo, uzamenye neza yuko ntabwo uri umukristo. Anyway, that is igihe cyose uzisanga ibyo ukora bihabanye cyane ibyo Kristo ashaka, uzamenye neza yuko ntabwo uri umukristo. That is the right way. Icyo ni ikintu cya mbere gishoboka. Niba uzi neza yuko ibyo ukora bihabanye cyane na Kristo, uzamenyera yuko ntabwo uri umukristo. Dore imbuto z'umwuka wera ziragaragara, dore imbuto za kamere ziragaragara, zose murazizi. Ariko igifite agaciro cyane nuko waguma muri we. Kuguma muri Kristo aho ngaho bigaragazwa n'icyo bita imbuto wera. Muri make Imana ikeneye kubona abambasaderi bayo bari ahantu hatandukanye. Ntabwo uzavuga ngo nzubaha Imana ariko nageze mu rusengero. Ntabwo uzavuga ngo nzubaha Imana ariko nageze ahantu bari gutera abantu bari gusenga hatandukanye. Hoya, iteka ryose Imana ikeneye yuko wakomeza kuyubaha kandi ukaba wagaragaza kwera kwayo no hagati y'abandi bose, mbe kuzahituka kubera wowe. Amena. Yesu nashimwe cyane. Muri make Imana ikeneye kubona abacuruzi bubaha Imana. Imana ikeneye kubona muri departement yose ishoboka harimo abantu bubaha Imana.
haba ari basirikare bakubaha Imana, haba ari polisi akubaha Imana, haba ari minisitiri akubaha Imana, haba ari muri make na abandi bavuga ngo ni abafundi bakaba bubaha Imana, n'abandi bakora akazi gatandukanye ari n'akazi ko mu rugo bagakora bubaha Imana, n'abandi bavuga ngo turabari ngo turabarezi bakaba bikora byose bubaha Imana, wabikora uri umuganga ukabikora ubaha Imana, kuko icyambere cyo Uwiteka akeneye kubona abambasadazi ahantu hatandukanye. Amena. Yesu ashimwe cyane. Icyambere cyo Kristo akeneye yuko baza kuguma muri we. Ikizerekana yuko uri muri we nuko uzitondera amagambo ye. Ikizerekana yuko uguma muri we nuko uzirinda cyane igisa nacyo. Ikizerekana yuko uguma muri Kristo nuko uzakora ibyo kwera kw'Imana. Ikizerekana yuko Kristo ari hagati muri wowe nuko uzagenda mu byo bijyanye n'ukuri kw'ijambo rye. Ariko igihe cyose uzisanga ibyo ukora byabanyije n'ibyo Kristo ashaka, uzamenye neza yuko ntabwo uri muri Kristo. Amen. Kuguma muri Kristo ni kimwe no kuba muri wowe ni ikindi. Amen. N'ibijambo tugatubwira cyane ngo nimugume muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwebwe, nimusabe icyo mushaka cyose bizakunda. Uri kumva yuko impamvu benshi basenga ntibahabwe nuko basaba nabi. Kuko basaba muri make yuko akunda umuntu yo gusaba umuntu wamaze gutuka. Kuko ubundi ntabwo waba usuzugura umuntu ujya kumusaba. Umenya agaciro k'uwo muntu ugiye gusaba ari uko wagize icyago runaka, ari wagize ibibazo runaka, ariko Imana irashaka yuko wongera cyane kwisuzuma, cyane ukongera ukareba cyane uko wagiye witwara mu bihe byose byashize, iminsi yose yashize. Hari uko wagiye ugaragara bitegeze binezeza Imana, hari uko wagiye witwara bitegeze cyane bishimisha Imana, ariko Imana irashaka yuko mwera icyo bita imbuto hagati muri twebwe. Imbuto zirakenewe, imbuto zirakenewe ku muntu wese, aho waba uri hose, waba uri umuririmbyi, umurimo wose waba ukora, akazi kose waba ubarizwamo, ibyo waba urimo ukora byose, akazi kawe ka buri munsi, Imana ikeneye yuko wera imbuto zawe, na wa wundi akabona yuko wamaze kwera imbuto. Kandi kwera imbuto bihera mu rugo iwawe, aba ari iwawe haba ari iwanyu, bihera mu rugo nta handi. Wa wundi wese akajya kureba akavuga ngo kana akabyibuze arakijijwe, ariko iteka ryose hari umuntu ureba wavuga ngo uriya muntu ngo ni umukristo, uko ubona ko kanaka ni umukristo, uriya muntu ngo ni umukristo cyane, ugahita wibaza cyane none uwo muntu kuko mbona baribaza cyane ngo niba ari umukristo. Si ibintu bisanzwe se umukristo uri buri twarwa n'umukristo, ariko nicyo impamvu cyambere cyo imbuto zawe ugaragaza imbere y'abandi, aho ngaho ntabwo zishyitse. Imana irashaka yuko niba uvuga yuko ushaka yuko Uwiteka aba muri wowe, banza wera imbuto, kandi imbuto zawe zikomeze cyane zigaragare muri bandi bose, abanze bakubone, bazi bigiye uzavuge yuko hari Imana usenga, kuko icyambere nabo bizatuma nabo bahinduka ubwabo, bareke bwa bugome baze bitabe Yesu. Amena. Imbuto zawe wera ni izihe? Uko ugaragara imbere y'abandi ni ukuhe? Uko witwara ni ukuhe? Imana irashaka yuko hari imbuto mugomba kuba mwakwera. Imana ikeneye yuko abantu bongera kuza bakaza kuyisenga bakoresha ibintu by'ukuri, bayisenge mu kuri no mu mwuka. Uko icyambere cyo ntabwo uzaza usheshenga Imana, nayo ubwayo izaza igushyeshyenga. Imana ikeneye yuko uza kuyisenga ukoresha ukuri kwawe. Muri make imbuto zawe zikagenda ziboneka ahantu hose, babona yuko uri umukristo, babona yuko wakijijwe. Apana kuvuga ngo ngewe kanaka mwemeze gutya na gutya, hoya ntacyo uri cyo. Imana ikeneye yuko wera imbuto zawe. Amena. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi cyane usanga birirwa ahantu, aho biri ugasanga icyo bera imbuto zitari imbuto z'umwuka we, ugasanga birirwa bera imbuto z'amagambo, ugasanga amagambo aturuka mu muntu. Baribaza, uyu muntu ufite amagambo ameze gutya, amagambo y'urukozasoni, aya magambo kwagaragaza yuko ni umuntu w'Imana. Banze wibaze cyane, ibyo mvuga byerekana ko ndi umuntu w'Imana, ibyo nkora byerekana ko ndi umuntu w'Imana, uko nitwara byerekana ko ndi umuntu w'Imana. Hariko igihe kiraje kandi kirasohoye, uko abantu benshi cyane bagiye bashyeshyenga Imana, n'igiye kuba yabashyeshyenga mu buryo budasanzwe. Ariko wakwisubiraho isaha, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi kandi yiteguye kuba yakugirira neza.
Imana ishimwe cyane, yiteguye kuba yakugira neza cyane, kandi nawe wabigiramo uruhare. Imana ikaba yakugarukaho, kandi nawe wabigiramo uruhare. Imana ikaba yakunezeza muri ibihe tugezemo, muri ibihe dusohoyemo. Hari ukuntu Imana yakugarukaho muri ibihe dusohoyemo cyane. Hari ibintu Imana akunya cyane kugira ngo ugati muri wowe. Niyo mpamvu ngusaba y'isaha, yongere cyane wemerera Imana, yongere igusure, yongere igere hagati muri wowe, yongere ikuyobore, ivanemo kamere yose, maze hari kamere huzura umwuka wera. Amena. Igihe ni iki ngo urafata umwanzuro nawe, fata umwanzuro ku giti cyawe, ariko icyambere cyo nta kindi gishimisha Imana nukwibona muguma muri yo, nukwibona mwera imbuto zigaragara. Hahandi muri abapagani nuko bazaza babasebya cyane, babatuka uko bukeye nuko bwije, ariko nibareba imirimo yanyu myiza bazavuga ngo burya hari Imana basenga. Nuko bagenda batukanya bavuga ngo kana gutya ko niko ameze, ariko imirimo yanyu yo izagaragaze abo muri bo, ariko imirimo yanyu yo izerekane yuko mufite difference hagati y'abari abantu, ariko uburyo ugenda yerekane yuko wowe utandukanye n'abari abantu. Ubundi igihe kirageze kugira ngo umuntu amenye neza yuko ari umukristo ku giti cyiwe, apana kuba ngo uzashaka ubukristo ubucungiye ku muntu runaka. Ntabwo uzigera ubona ubukristo, uko icyambere cyo ubukristo ntabwo bugira fotokopi, ntabwo bishoboka. Ubukristo ni ubukristo, ntabwo bugira fotokopi. Kandi ubukristo ni ikinege ku muntu. Icyo kuza uva ngo nyene shaka ubukristo ngo buvuye kuri kanaka gutese, ugomba gukizwa ku giti cyawe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo uzera imbuto ari uko wariye, ntabwo uzera imbuto ari uko wabonye ibya bintu byose ukeneye, ariko utegetswe kuba wakwera imbuto mu buryo bwose bushoboka. Imana irashaka kubona cyane wera imbuto. Imana ikeneye kubona wera imbuto. Nubwo waba ugiye kurara ariko ukera imbuto, nubwo wabona ugiye kwambara ubusa ariko ukera imbuto, nubwo wabona byakomeje kwanga amafaranga y'ishuri y'abana yabuze ariko ukera imbuto, ukavuga ngo ntabwo muri make ukaba wamaramaza mu buryo budasanzwe, ukamera nka Danieli, ukamera nka Sadoka n'Abashaka na Abednego, ngo mwami n'Ukenezari nta mpamvu n'imwe. Muri make ukamera nka Yosefu wanze kuba yasama na Mukapotifari kubera ko yabonaga ubuzima arahagazemwo. Ntabwo bugomba kuba bwakoriyanta kugira ngo ukore ibintu runaka. Bikeneye ko wera imbuto kugira ngo nawe uzagere ku mugambi Imana yakuvuzeho. Bigusaba kwera imbuto, bigusaba kumaramaza, bigusaba kuboneka imbere y'Imana umaramaje. Uko Imana irambiwe cyane abantu bazi bagenda bayibeshe ngo bari gusenga, ariko n'ubundi iteka ryose abaca mu masezerano izakomeza kugenda bayobesha bose, izagenda bayobesha iteka ryose, niko bizagenda. Ariko igihe ni iki ngo mufate umwanzuro, ariko igihe ni iki ngo muhinduke, ariko igihe ni iki ngo wongere cyane wisubiremo, wongere cyane wibaze cyane imbuto zanjye nera hagati y'abari abantu n'isiye, uko mboneka imbere yanjye n'Imana yanjye bimeze gute. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu azavuge ngo kanaka ni wowe, uko abantu bafite uko bakuzi, ariko n'Imana nayo ubwayo ifite ukuntu igutekereza, ariko n'Imana nayo ubwayo ifite ukuntu ikuzi. Yesu nashimwe cyane. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro. Igihe ni ngombwa ko akiranukira Imana, uvuga ngo iyi Mana ni yacu bwite. Igihe ni iki kugira ngo wengere cyane Imana yongerewe n'icyubahiro cyayo bivuye hagati muri wowe. Igihe ni iki kugira ngo wengere cyane ugirire Imana icyizere. Igihe ni iki kugira ngo Imana yongere ibone icyo bita icyubahiro bivuye kuri wowe. Uko Imana igitakaza icyubahiro cyane bivuye kuri wowe, ariko igiye kongera gukironka, igiye kongera gukibona bivuye kuri wowe. Uko Imana irasuzuguwe igihe kirekire bitewe nawe urabizi ibyo wagiye ukora bitandukanye bituma Imana isuzugurwa hagati y'abanyamahanga. Bagombaga kuba bari baguteze bazi neza yuko ugiye kwera imbuto zigaragara, ariko ageze muri teka ryose wisanga usigaye usa nabo. Uravuga ngo hoya n'ubundi hariya hantu bakomeje kunzirika, hoya ngomba kwambara gutya, hoya ngomba kugira gutya na gutya. Ariko iteka ryose imyifatire yawe igomba kubinezeza Imana, imigendere yawe igomba kubinezeza Imana, inyambarire yawe igomba kubinezeza Imana. Iteka ryose ntuzagenda ujye kugura umwenda ukisanga uguze umwenda ukabona uwo mwenda wawe n'ubundi ntiduhashe Imana icyubahiro. Aho ngaho uzamenye neza yuko nta mbuto zawe uzigera ugaragaza. Ntabwo ugomba kubabera abandi igisitaza. Ambara ibintu bigukwiriye, kora ibintu bigukwiriye. Niba ari ukoresha umuti ukoresha umuti mu buryo bugukwiriye. Muri make hari ibintu ugomba gukora we ngo ntuze kuhaboneka kuri ikibazo imbere y'abandi.
amena. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga, ariko igihe ni iki kugira ngo mugaragare cyane muri abantu beza imbuto, kuko Uwiteka arashaka kuba yaguma muri mwebwe n'amagambo yiwe akaba muri mwebwe, kuko niko ijambo ritubwira cyane ko ari ku 5:7. Icya mbere cyo abantu ni benshi cyane babeshya ngo bari mu Mana, ariko ibyo bakora byose bikaneka yuko ntabwo bari mu Mana. Nabanze baze cyane, nawe Yisa baze cyane niba ukiri mu Mana. Uko ngaragara, uko ngenda, uko mvuga byerekana ko ndi mu Mana. Imikorere yanjye, imigendere yanjye yerekana ko ndi mu Mana. Imana ikeneye yuko tuyihamya mu buryo bwose bushoboka, kandi umuntu wese akamenya neza yuko dore Imana y'ukuri. Mureke dusenge Imana, ariko fata umwanzuro uyu mwaka ubutangirane n'Imana, uvugira icyifuzo kivuga ngo Mwami ndashaka kuguma muri wowe. Ikintu gifite agaciro cyane. N'ibindi byose wakora utari mu Mana bwose azaba ari ubusa, kuko icya mbere cyo nubwo tuvuga ngo Yesu yaratinze, ariko azaza ntabwo azatinda. N'isaha yaza ku buzima bwawe, kandi agomba guhembera buri muntu wese aho ari buze kuba yamusanga. Rero nibaza cyane ahantu mberereye iyi saha yansanga hehe, iyo ndi mu isaha yasanga ndi gukora iki. Ariko cyane wirinde cyane we kuzagirwaho n'urubanza imbere y'intebe y'Imana ya Kristo. Amena. Mweke cyane dusenge Imana, ariko cyane buri wese yisuzume, yongere cyane yibaze cyane imbere y'Imana ngaragara gute. Nubwo abantu bavuga gutya na gutya, ari abantu bakabona yuko ndi umukiranutsi, ariko Imana y'ubwayo imbona gute? Turavuga ngo nta kindi cyakuraho ibyaha uretse kuba wabyihana, maze ukaba wakwemera cyane Kristo akaba yakuhagirisha amaraso yewe. Niyo gusa bizagufasha, nta kindi kizigera kigufasha rwose. Ibindi byose uzakoresha ubwo wasenga gute ari gusengera mu byaha, byose azaba ari ubusa. Imana ikeneye ko abantu ko bakizwa, bakava mu byo bibwira, bakava mu byo batekereza, maze Imana ikongera ikaba Imana yabo. Uko abantu ari benshi cyane bagiye bavuga ngo barasenga, ariko imikorere yabo n'imigendere yabo ikerekana yuko badasenga. Niyo mpamvu igihe kize kandi gisohoye ngo ndabisenga ndatomba gusenga mu kuri mu mwuka. Ubundi umuntu wese ufite imbuto z'umwuka wera, umuntu wese uri muri Kristo agaragaza n'ikintu bita urukundo, agira kwizera, agira ikintu bita ukuri muri we, agenda ikintu bita gusenga muri wewe. Amasengesho agomba kuba ari ukwezwa no gusoma ijambo ry'Imana. Mu make urumva agomba kuba afite ijambo riguri hagati muri we. Uko Satani ntakiri kizigira umutsindisha usibye ijambo ry'Imana. Uko Satani wahangaye Yesu akumva ashaka kuba yamutsinda, Yesu avuye gusenga amasengesho y'iminsi 40, nubwo yari yavuye gusenga, ariko yamufasha n'ijambo ry'Imana nta kindi. Niyo mpamvu mugomba kugira icyo bita ijambo ry'Imana hagati muri mwebwe rigwiriye. Iri jambo rizabashoboza cyane ko mwatsinda Satani, kuko azabatega imitego myinshi itandukanye. Ariko ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mubisha wacu nindi nta numwe. Niyo wenyine ni uzagira icyo akora kuri twebwe. Niyo mpamvu ngusabe yisaha, emerera Imana ongere ikuyobore, emerera Imana ongere ibe mu ruhande rwawe, emerera Imana ongere cyane ibane nawe ko bukeye nuko bwije. Nta kindi kintu kizagushoboza, nuko ugomba kubana n'Imana mu buryo bwose bushoboka. Mureke dusenge. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi ndetse no mu ijuru, keretse kwizera kiza Yesu, maze ukezwa amaraso ye. Nejejwe na Yesu, natunganijwe n'amaraso, hari ubwo yuhagije amaraso, ndetse imyambaro yawe irera. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Tugushimiye kuri uwera, tugushimiye ku ijambo ryawe Mana, ku ijambo ritubwiye cyane yuko uri umuzabane tukaba turi amashami, katubwiye cyane rwose yuko ishami ryose ritera imbuto, yuko bajyanye bakarikuraho burundu bakarica mu izina rya Yesu Kristo, yuko data twese ko ari ugomba guhingira uwo muzabibu mu mbaraga z'Imana. Mana dusanze ntabwo twaguye muri wowe nk'uko bikwiriye, twagize kwera imbuto zidakwiriye. Dushoboze rwose muri iyi minsi ya none, utwambike imbaraga Mana, utubabarire. Babarire imitima y'abagore, abari imitima y'abagabo, abari imitima y'abasore, abari imitima y'abakobwa bagiye basubira mu buryo budasanzwe, ntabwo bigeze bera imbuto uko bikwiriye. Mu izina rya Yesu, reka amaraso
amaraso yawe yongere aboneke kuri aba bantu. Reka kwera kw'Imana yongere kuboneke kuri aba bantu. Abantu bongere bakizwe, abantu bongere bihane, abantu bongere bera imbuto, abantu bongere bimenyekane yuko bagumye muri wowe. Mu izina rya Yesu, urakoze gutanza imbabazi, urakoze kubaha imbaraga, bashoboze bagende uko ushaka, bavuga uko ushaka, bagambira ibyo ushaka, bakora ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu, ureke umwuka wera n'imbaraga azaganze muri bo kandi abayobore. Urakoze gutanza imbabazi, urakoze gutanza n'imbaraga. Tujye tuzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese muze gukomeza Imana mwese bakunze umusaraba dukunda kubana iteka ryose. Waba ufite igitekerezo, waba ufite icyo ushaka, dushyira nimero za telefoni munsi kugira ngo uze kuba wagira icyo uvugaho, ari igitekerezo y'icyo cyose uze kubikora. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi turi kumwe mu iteka ryose. Shalom shalom. Amen. Naho ubutaha.